hanyuma ko yivuge ngo ngiye kukurya noneho nitonze azabigeraho ntazabigeraho yakundiye nabyo bishaka kuzashoka kuko kuva tumaze no gutandukana ageze mu nzu abamo maze kumuha inoti hari igihe ansabye 5 amaze aho mutandukaniye hari igihe nanone ngega nta mutima mubi njya ngira kandi bavuga ko abasaza twe dutanga amafaranga wakwaka umusasa akayagwa ntayagira nta kibazo nushaka kwimenya hirya nyine buriya sinzi rwose yego ko mwanzuki mwese nzovu vuga ijambo ngo yego mwanzuki mwe twumve yego mwanzuki rero reka mbabyize ukuri nese nzovu mwe ngo ufite umubiri nta basaza bari mu myaka yawe batakibyitayeho kandi cyaba kabyubahwamo kuki ujya mu ndaya ntago ndagira imyaka 70 indaya se kuki ujya mu ndaya waboza n'umuntu muzima indaya ntago indaya se nzijyamo gihe ki ntabwo ngiye tutazijyamo nonse kuva Esther yagenda nduva amaze nk'imisi igera muri ngahe indaya nagiyemo niyi ngo iki ubwo imaze iminsi 3 bumva wabishoboye oya ni kimwe wakimara nose Stena umwajyanye Nyagatare ariko ntabwo ni mwaranye n'umugabo nanone twabambwira mwahuze urguya oya nta rguya mwararyamye kwihora nanone kuko icyo gihe twaryamye bitinze aho hantu twaryamye nko mu masaa 10 saa 10 buri wese yageze ku buriri ahita sinzi nyine wari ku buriri bumwe na Esther twanye ku buriri bumwe bisanzwe muri yorosa nanone ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru se baranshaka wiki mu masaziro yanjye ntawe nzasabiriza rwose ntawe nzasabiriza rwose nanabibabwira ati nk'uyu ati uko byenda kose nzovu yari indaramabuno ntakabihakane kino kivuga hiki indaramabuno ni bwa burozi waraburiye hari ubugese ngo abimenye ega kuvuga ngo uburozi se ubukwica ngo uve kuri isi hari n'uburozi bagwa bakagu mbese umuntu akaguha uburozi kugira ngo umukunde cyangwa ugire ute aha nsomeriye ndabizi gusoma nsomeriye uruntu rw'urusaza rwirizwa rwiruka inyuma y'abana rubyaye kuko abana mbyese nirukanka inyuma n'ibana Nerisa se Neriya Nirene ni Sandrine ndabiyamye abana nirukanka mbyaye bari amuvuga baba barakoze bo ntibakora uburaya bose ntibafite abana kuvuga umwana ubyaye bari kuvuga ko imyaka urugero nka ba Delphine ba Esther bafite 20 n'ingahe nawe 50 n'ingahe wababyara nicyo ushatse kuvuga shabyihorere hari n'abasaza banduta mu myaka babajyamo nkaswe nge ndabiyamye rero bavuga ngo nirukanka mu bana mbyaye ntabwo ari basandine na bayirene na bayiriana ndenza umwana ubyaye nuwe dushobora gukomezanya mu buzima busanzwe ariko nta kuvuga ngo namufata ngo mushyire mu nzu tubane nk'umugabo n'umugore kuko nawe ntiwamushobora ntabwo ashobotse se burya kubana umugabo n'umugore kereka mugiye muhura kwaje kwapura ukwigendera nawe akigendera maze kuri ubundi umuntu w'umusaza hari imyaka ugiramo kavuga uti ntabwo bikindeba ndi kureba amasaziro yanjye ibintu byo bitekereza nzovu aho simba mfite umubiri nyine se twe nawe tufite amasaziro nayo tuzayashaka byarise hora ufite nyine tuzashaka ko tugezeyo ikibi ni ugusaza utanduranyije reka gusaza utanduranyije cyane ikibi ni ugusaza utanduranyije subiriramo ikibi ni ugusaza utanduranyije niryo kosa rya mbere ariko wisaziye neza tubasuhuze rero bakunze ba Pasama se bakunze bavuye imirindi mwese aho muri mabwire ngo ngistangwa n'Imana ibane namwe nzuva waramutse umeze neza umusaza usazanye ubusore cyangwa usazanye ubusirimu no musaza usazanye ubusore cyangwa usazanye uburayi reka nge mbone no kubwira abantu babona umuntu ngo arashaje burya rero neka nzabo tunegeranije kamera mu bigo rwanya neza nkwereke ariko nk'abantu babona umuntu bakavuga ngo umuntu arashaje nimba umuntu atangiye kuzana imvi ngo arashaje umuntu abantu bamera imvi bafite imyaka 15 ntago nemerutse kwitereka cyane ngo twegerane ariko ne munsi tuganire turi kumwe nzovu
abantu bavuga ko warozwe natwe twabire tukabona ko usa n'uwarozwe ariko narozwe gute imikorere yawe nigaragaza uburozi imikorere yanjye se yihe narozwe gute iyo nza kuba narozwe Esther ntabwo yari kuguma iwanjye ni njyewe wagize ute wamwirukana hanyuma se kumwirukana ariko akakurya nk'unyungutabombo erega burya ntawe utarya sibyo nese ubu aha ako kantu rero ka ntawe utarya niko kagaragaza ko ushobora kuba waraburiye koko oya Esther se reka nkubwire ko ngo yarandiye Esther yandiye iki Esther yaje iwanjye nk'umugabo n'umugore ahageze inshingano z'umugore ntiyazubahiriza inshingano ntiyazubahiriza kandi nanone Yesu ashaka umukozi Esther ntiyazakora akazi ntiyagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo akaza yigira mu mayoga njye buriya ni nacyo tumbwira indahiro nk'eshanu wagiye ukoresha zose ntuzubahirize iya mbere ninsubira gukora kuri cana iyi n'iyi nzabura abana banjye hariyo wavuze tutari buvugira cano yihe urazizi sibyo uti hano ni masubira nzabura abana banjye icyo ni kimwe uti niyo njya gukorana na Noheli nzahite mpfa uri kubyumva buretse nyine nta mufana wa peri wavuze ati buretse nyine ntigera gute ntiyongera agasura birarega hari ibyo uvuga ukongera ukisubiraho none se kuki tuzabwirwa n'iki cyo wavuze ari ukuri birarega sinzi nawe kurogwa ntabwo nigize ndogwa ntabwo rozinariye iyo nza kuba naraburiye simba nafashe umwanzuro wo gutandukana na Esther mwatandukanye se mwatandukanye icyo mwakoze no kuva mu rugo gusa ariko imikorere n'imigirire n'amayeri none se reka nkubaze nese umuntu yaba ampamagaye ngo agiye kuma akazi Esther simubwiye ngo tukajyanemo uyu ntabwo ni nkuko nanone Esther umuntu yamuhamagara amumbaza agahita avuga ngo tugende mu kazi yego hanyuma ko yivuge ngo ngiye kukurya noneho nitonze azabigeraho ntazabigeraho yakundiye nabyo bishaka kuzashoka kuko kuva tumaze no gutandukana ageze mu nzabamo maze kumuha inoti hari igihe ansabye 5 amaze aho mutandukaniye hari igihe nanone ngega nta mutima mubi njya ngira kandi bavuga ko abasaza twe dutanga amafaranga wakwaka umusasa kayagwa ntayagira nta kibazo nushaka kwimenya hirya nyine buriya sinzi rwose yego ko mwanzu kimwe ese nzovu vuga ijambo ngego mwanzu kimwe twumve yego mwanzu kimwe rero reka mbabyize ukuri Esther icyatumye ngiye mfata umwanzuro enda Esther ari kugumya hari iwanjye nkodesha agakomeza kundya turi kumwe kandi muri ko ntabwo yakuryaga kandi wumve impamvu nafashe umwanzuro nuko yaraye mu gasozi inshuro 3 ikindi kandi Esther ni wa muntu ukunda inzoga none Esther ni wa muntu ugendera mu Kigali nimba hari abasore bamuhamagaye ngo ngone tukugura icupa Esther itagenda okay hanyuma Delphine ni inshuti yawe Delphine uramushimagije rwose ndabibona Delphine ukurikije imivugire yiwe Delphine yasomye icupa arakubwira akakwikomo sinzi ukuntu babivuga akikaya akagira kwikaya ni kugira iki akagira sinzi ukuntu abikora kwikokomora ibintu ubona aba bagore basa nkaho batega ahanini nta rukundo bagira Delphine arabivuyemo aramushimagizaga ngo niwe muntu mugiye kwikomerezanyiriza oya renda dushobora gukomezanya mu buzima busanzwe ariko nta kuvuga ngo namufata ngo mushyire mu nzu tubane nk'umugabo n'umugore kuko nawe ntiwamushobora ntabwo ashobotse se burya kubana umugabo n'umugore kereka mugiye muhura kwaje kwapura ukwigendera nawe akigendera uzi ko ubundi umuntu w'umusaza hari imyaka ugiramo ukavuga uti ntabwo bikindeba ndi kureba amasaziro yanjye ibintu byo bitekereza nzovu aho simba mfite umubiri simba mfite umubiri nyine se twe nawe tufite amasaziro nayo tuzayashaka byarise hora ufite nyine tuzashaka ko tugezeyo ikibi ni ugusaza utanduranyije reka gusaza utanduranyije cyane ikibi ni ugusaza utanduranyije subiriramo ikibi ni ugusaza utanduranyije niryo kosa rya mbere ariko wisaziye neza ariko nzovu twe ngo warapfumaguritse
ngo ndi mbayindirimbire ngo reka gusa reka gusaza utanduranyije cyane hoya dawe wikabya ngo ikibi ngo mbwira n'umugambo none subiramo ikibi ni ugusaza utanduranyije cyane icyiza noneho ni ugusaza neza nyine uvuga neza ikibi ni ugusaza utanduranije iyo ni ugusaza icyiza ni ugusaza wanduranije gusaza udatukanye gusaza ufite ibyo upfa n'abantu gusaza utanduranyije cyane nibyo bibi ugasanga barimo kugukubita kandi urashaje nibyo bibi nyine baravuze ngo dufite umubiri buranza vuba nawe uracyumva akanyogonyo kaje none se none mba kaje kugira udafata umuntu umwe cyangwa umuntu uri mu myaka yawe ariko mu myaka yanjye kuki ntashatse undi usazisha ufite imbaraga niwe kaba ushaka bakuborera naba nshaje nkashaka undi w'umusaza w'umukecuru nawe nta gatege ntake nese nzovu mbe ngo ufite umubiri nta basaza bari mu myaka yawe batakibyitayeho kandi cyangwa bakabyubahwamo kuki ujya mu ndaya ntabwo ndagira imyaka 70 indaya se kuki ujya mu ndaya wabuze n'umuntu muzima indaya ntabwo umutwereka atari indaya indaya nzijyamo gihe ki ntabwo ngiye tutazijyamo nonse kuva Esther yagenda nduva amaze nk'imisi igera muri ngahe indaya nagiyemo niyi ngo iki ubwo imaze iminsi 3 bumva wabishoboye oya ni cyumweru wakimara nose Stena umwajyanye Nyagatare ariko ntabwo ni mwaranye n'umugabo nanone twabambwira mwahuze urguya oya nta rguya mwararyamye ariko ihora nanone kuko icyo gihe twaryamye bitinze aho hantu twaryamye nko mu masaa 10 saa 10 buri wese yageze ku buriri ahita asinze nyine wari ku buriri bumwe na Esther twanye ku buriri bumwe bisanzwe muri yorosa nanone ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ni wamuha umubyizi se oya ntawe namuhaye mugenda yari ku ikofi yanjye kuko ako kazi twari tugiyemo ujye gukora 50 sibyo umugera ku ikofi yawe kurya aho waryamye n'ahande aho baratugoye turasangira abo twari twaje ese ubwo prayer yabaga iteganijwe cyangwa waramuguriraga oya twarageze badutekera ibyo bita igisafuriya bafashe ibirayi n'ibitoki bashyiramo intuza inyama z'inka barangije bashyiramo ubunyobwa twese hari uwo twajyanye ntashatse kuvuga izina turira ahantu hamwe turangije ikeke amayoga aho twari twagiye gukorera inzoga umuntu yari yishyuriye Esther naramwishyuriye kuko nari mfite amafaranga navanye hano i Kigali noneho ntacyo mu 50 warigiye gukorera watahanya ngahe kuko bagutegeye bari bamayemo vase ya 30 nyine muri make wasaguye ngaho ugiye kureba cyangwa konsome yangahe we na Esther sinabuze nk'ibihumbi 20 nageje i Kigali dukosoma kuko aho twaryamye so mbwe inzoga mwanyoye wari yishyuriye inzoga iza Esther akishyurira uko bimeze Esther namwishyuriye kuko agapeti mitsingi hariya yanyweye ndumva yaranyweye dutanu duhanye n'ibihumbi 6 nahise mbyishyura none nk'abakunzi bacu bari baje kutureba nabo baratugurira ndumva makwe nagwa yageza mu rwese kankwereke ubwabyo ati kivi kigarugere hari Esther ntamutegeye Esther namutegeye kugenda ubwo mugezeyo araryaranywa guturuka Nyabugogo kujya Nyagatare natanze inoti ya 5 bangarura inoti y'igihumbi kuri Esther naho njyewe ninagiye ku itike y'abadutumiye ubwo turagenda ubwo namwishyuriye na moto iva hasigaye aba kujya Nyabugogo y'igihumbi ubwo bibaye 5 kuri Esther mwishyura n'ibihumbi 3 by'inzoga yanyweye bibaye 11 nabwo ndongera ndamutegera mu kugaruka tuvayo ibihumbi 4 ubwo ni ibyo ngibyo ntacyo nzovumva hanyuma Esther arwara agiye mu kazi Esther nta kazi yagiyemo wari umutwaye nk'iki ko atari umugore wawe uzi neza ko nta n'urwuya muri buhuze wari umujyanye nk'iki ngewe Esther we naramuhamagaye ndamubwira nti tugiye kujya mu Mutara hari agasho dufite ahantu hari hoteli ikindi biki bijya ku ruhande wari umujyanye nk'iki nari mujyanye nk'umuntu twiye kuba inshuti ngo wari uzingura uramwataka ariko wari ubizi oya ntabyo narinzi
neze nabura wararyamye burundu ntiwashimashime ngo byange ariko washimashime ntago nashimashime izo amaherezo y'ibintu nayahe se umwana ngiye buriya iyo nakunze umuntu nturangare numva ntamuvaho burundu ayo we nzovu akantu rero nuko nshaka kudusesengura nanone uravuze ngo iyo wakundanye n'umuntu uba wumva utamuvaho burundu ngiye ngira urukundo nubwo twatandukana neza ngo iyo wakundanye n'umuntu numva ntamuvaho nubwo tutakiryamana cyangwa ibiki ariko ntabwo yampamagara ngo araburaye ngo mbure nka 2 muha uwo ari we wese se ka urugero nka Nyiramenyo ari gusabira yamuha Nyiramenyo bitewe n'ibyo yankoreye kunyiba nta nshobora kumuha none kuvuga ngo iyo wakundanye n'umuntu wumva utamuvaho burundu Delphine Nyiramenyo ikintu cyatumye dutandukana igihe twari tumanye ubwa mbere yanyibye 40 twagiye Gisenyi turi kiranyiba 60 ariko uwo muntu wakomeza abo barise urayaho cyabaha Alice wa Sodoma Alice asigameze nkaho yabaye imbobo nta nubwo uzo naguyamuha hamwe na hanyuma ntuza se abo ba Freedom umusazi wa ufite ubumuga bwo munini ufite uburwayi bw'umutwe bweruye niko bavuga uzikuna kuba ayotse ukubita yakamusanze mu birindiro bye Sodoma bararwana ese umuntu ushobora yakaba ameze ati nta mbaraga agira yamvaye wamushobora ntabwo twanarwana ngo turwane tweruye bikabije ni wa muntu noneho nzova ntacyo urabona abantu bari hanze bari mu myaka yawe n'abari munsi yawe abo byaye abo bereye mukuru wabo bose bibaza ukuntu nzovu bibaza amasaziro ya nzovu muri komenti sinzi ko ndahariyo ndi bubone ya bugufi inenga imyitwarire yawe cyane nkabani wenda nzaye gusomera turi kuri kamera cyane se nyigwe nawe yisomere nyisomere nta kibazo nawe wayisomera kandi ubwo ndiyo mbona ya bugufi noneho unganirire ugende kuri iyo comment kuko urabona ko ndumva nta nibirenze erega reka nkubyize ukuri abandika hari n'abandi bandika dufite icyo dupfa cyatudaho mbese muri social media harimo abantu tuba tudahuza neza nabo bashaka kuyandika mbese ese baranshaka wiki mu masaziro yanjye ntawe nzasabiriza rwose ntawe nzasabiriza rwose nanabibabwira ati nk'uyu ati uko yenda kose nzovu yari indaramabuno ntakabihakane kino kivuga hiki indaramabuno ni bwa burozi waraburiye hari ubugese ngo abimenye ega kuvuga ngo uburozi se ubukwica ngo uve kuri isi hari n'uburozi bagwa mbese umuntu akaguha uburozi kugira ngo umukunde cyangwa ugire ute nsomeriye ndabizi uzi gusoma nsomeriye uruntu rw'urusaza rwirizwa rwiruka inyuma y'abana rubyaye kuko abana mbyese nirukanka inyuma n'ibana Nerisa se Neriya Nirene ni Sandrine ndabiyamye abana nirukanka mbyaye bari amuvuga baba barakoze bo ntibakora uburaya bose ntibafite abana kuvuga umwana ubyaye bari kuvuga ko imyaka urugero nka ba Delphine ba Esther bafite 20 nawe 50 n'ingahe wababyara nicyo ushatse kuvuga shabyihorere hari n'abasaza banduta mu myaka babajyamo nkaswe ngiye ndabiyamye rero bavuga ngo nirukanka mu bana mbyaye ntabwo ari ba Sandrine na ba Irene na ba Eliane ndenza umwana ubyaye nuwo ubyaye mu maraso nicyo woze ko bavuze ngo umwana runaka ati umwana ubyaye nuwo abyaye mu nda nicyo ushatse kuvuga oya umwana ubyaye burya umuntu y'umuruta imyaka hari igihe bavuga ngo uramubyaye ariko bari abatega ntabwo mbabyaye kubera iki impamvu utamabyaye nuko batega cyangwa utamubyaye nuko n'abandi basa ubwo wasanga no wanditse iyo ntuza nawe ikomenti nawe abajyamo ahubwo rero kuki bakubwira inama ukabyanga inama ko bangira inama bangira inama banditse rero wabereka abandi basaza baryamana nabo bafite imyaka nka za 70 cyangwa 60
ese bino bigana abana ntabwo bazajya babibona bateye no kubireba kwanza baramaze abandi bagiye bavuga ubwase nk'umwana wa Yesu uzi ko bari abagore bo bavuga n'ibikuruti by'iwanjye nyine burese iyo haraho bigera burese akanina gatwe ke nkawe imbere aho uri kugana kuko mu myaka 60 uzaba uyigize 60 umuntu aba yashaje pe tubyemere ndabeshya 60 ningezamo nzatuza niko uzatuza nshaka wundi none unsazisha uzaza unyoza ibirenge ugira ute uzari kubura ugize imyaka je ntabwo ndi indaya uri iki ntabwo ntega ntabwo ngera gute simpagara ku muhanda ngo ntege nge mutubare hoya nyine wowe uri iki ndi umukiriya wazo cyangwa uri ndayambaje ndi umukiriya wazo kandi nge aka kanya ibyo bintu sinakibigenderamo akara ko nzovurera abantu bakakugira inama ngo ayo inama bangira inama sinabyande bavugaga ngo ngira inama yaka wafata umuntu ufite imyaka 40 none ukamugira no mungana wayi mugira maze uyimugira se ntayumve nyine kwigenda ko wayivuze shama nasibyihore naha senzo nk'ubu ryamye uri kumva wakabuka sanguka imbere ya Delphine akuri imbere wakora iki andi imbere gute ukaba waryamye nakaba aryamye wabukanze ukabona ari aho ngaho byagenda bite nta kumva ko ari umuzimu cyangwa ari ikidayimoni ese Delphine igeze kuba ikidayimoni none ibaza umuntu ukangutse ugasanga umuntu akuryamye iruhande kandi mutaryamye rimwe nda mu gihe ugiye kuryama aba hari muryame ko wamubonye mbere ko wowe ukinze inzu umaze kuyikinga ugiye kuraryamye usanze Delphine akuryamye imbere aba ari umudayimoni nyine se ko kundi washizemo nk'agacupa ikite cyo kuzamo utumva ko umudayimoni ntabwo nkiwe inzoga kubyo nasinda kubyo umuntu yaza akandya mu rwanda ntamubona okay iri joro waryamye kare cyane pe impamvu ni yihe ntabwo hamagaye kare umva wageze mu buriri ngiye ubwo urumva impamvu naryamye kare tuva mu Mutara nanyweye inzoga abakunzi baranguriye kandi naho ngereye i Kigali abantu barampamaga ngo njye mu kazi nari naniwe cyane njya ahantu nongera nshyamo nk'inzoga nkazingahe ndamwereka njye kuryama ntazica akazi kamana kuko manase yakubwiye isaha saa moya n'igice wanyweye inzoga nyinshi ushobora kugeza mu gitondo ugisinziriye cyasa ntuyubahiriza ahubwo uvuze kuri ibyo hari umuntu nimba rumwe nimba ari babiri bari bandika message imwe comment imwe bavuga bati duhera akazi ngo kuki utazana dusabe mu biganiro kuki utazana buri munsi genda igaruka nimba yandikwa n'umuntu umwe niba ari babiri sinze kuri message buri munsi buri comment ikintu cyose gisohotse iraza reka mabwire rero reka banza umusubirize basi reka tumusubize yego nta kuntu manase ntabwo yigeze yanga gukoresha dusabe enda ashobora kubarana mbimubwiye dusabe akabyanga ngende ndumva ari icyo kintu okay wowe wandika comment niba batumana dusabe simbizi niba ariko wifuza ko twamukoresha simbizi ariko dusabe twagiranye gahunda igihe kigeze ndamubura aho kuye ngo nibura wenda yemere gukererwa mbona message ngo ntabwo akije nyuma icyo gihe ntarangwa dukorane ubwo rero ntabwo wakoresha umuntu atabishaka nabishaka azabidusaba nidusanga ni ngombwa tuzamuha umwanya hari ikindi yani ko n'umuntu umwe cyangwa babiri niba yabatumye niba naba babyifuza ntabwo mbizi hano haza umuntu bishaka tukagana nkuko mubireba utabishaka nawe ntaza ijyabone akanya kazaza ariko nuko byagenze rimwe bwa mbere yo korana nuko yesa ntenguha ariko ngo Sodoma habaye umukwabu igira hirya babiko ayo makuru runaka bicitse ate noneho amakuru we runaka bicitse ate sha yabicitse myararya nana ubwo ufite birindiro ari we yakamwana niyo mbwiye makuru mu masaa 9 n'igice ati nzovu zijoro we yarabicitse se haya bazabatunda namwe nzovu bantunda gute se bantunda ngendara mu gasozi nyine arye bazagucakira oya okay nzovu baca umugani ngo gusaza so gusahurwa baca umugani ngo agatinze kazaza namenyo hejuru imbara amenyo hejuru imbara amenyo hasi n'ibyo ariko aha akandi baca umugani ngo amatwi
arimo harya ngo ihoni ntiyumva nyine mwira neza baca umugani ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva oya ihoni warize muri gusteze oya nubwo nayo mbyibagiwe kandi ngo ikibi ni ugusaza utanduranyije reka dusoreze aho rero mwakoze ibyacu n'akagaruka bye bye